muraho neza Mahoro 250 TV bakunze bacu turabasuhuza cyane muri aka kanya rero inkuru igezweho cyane hano mu Ntare Conference Arena hamaze gutorwa Miss w'u Rwanda 2021 Ingabire Grace, umwe mu bakobwa bahatanaga n'abandi 20 ariko akaba ari we wegukanye ikamba. Ari mu bakobwa batahabwaga amahirwe cyane ariko niwe wahize abandi ubwiza, umuco byose. Uyu mukobwa rero Ingabire Grace wabaye Miss u Rwanda 2021 akaba afite imyaka 25, akaba yarahagarariye umujyi wa Kigali, akaba ari naho akomoka. Yambitswe ikamba rya Miss wa Rwanda 2021 mu kanya gato gashize, asimbuye Ishimwe Naomi wari urimaranye hafi umwaka n'igice. Umukobwa rero wa 11 ufashe iyi titre ya Miss Rwanda kuva yatangira. Uyu mukobwa rero ibindi bigwi umuntu ashobora kumenya, uno mukobwa twababwira ko ni umukobwa umaze warangije kaminuza, arangije kaminuza aho afite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu kubyina, mu mibyinire idasanzwe nk'uko mwagiye mubona no mu mpano afite, aho abyina choreography, abyina neza cyane. Rero akaba afite impamyabushobozi byo twunze kwita A0 cyangwa se icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mibyinire ndetse na filozofi byo twakwita bachelor degree in dance with a concentration in globalization and philosophy and psychology. Uyu mu Miss rero atoranyijwe mu bandi ba Miss batatu bari bahatanye, aribo muri abo ba Miss batatu bari bahatanye harimo Tony Witness ufite imyaka 20 nawe wari uhagarariye umujyi wa Kigali, akaba yabaye second runner-up, ndetse na Kariza Amanda, umukobwa muto wagaragaraga nk'uwaba Miss rwose ariko bitamuhiriye, wari wambaye ikanzu y'ibaba rimwe, akaba afite imyaka 24 nawe akaba yarahagarariye umujyi wa Kigali. Abo bose rero Ingabire Grace akaba abahize, akaba rero yahawe ibihembo bigiye bitandukanye, harimo imodoka nziza ya Hyundai ihagaze hafi agaciro ka $8,000,000, agahabwa internet umwaka wose, agahabwa gusohokana n'umuryango we n'abandi bose mu gihe cy'umwaka, gutemberera muri hotel imwe ya Nyamata Nyandungu, ndetse kandi akaba yahawe flat screen ya smart, akaba yayihawe na Star Time, aho iyo flat ihagaze agaciro ka hejuru ya miliyoni. Uno mukobwa rero akaba ariwe wabaye Miss u Rwanda. Bamwifuriza rero imirimo myiza, azakomeze agaragaze u Rwanda neza cyane, ko ubona ko ari umunyabwenge cyane mu buryo bwose bushoboka. Ubwo rero abandi bagiye babona ibihembo harimo Miss wanyu witwa Akabandi, cyangwa se mwakunze kumenya nka Kabandi, ariwe witwa Kayirebwa Maripo wabaye Miss Popularity, hakazamo n'abandi bagiye beguka. Twakwifuriza rero ishya n'ihirwe Miss wacu ubaye Miss wa 11 w'u Rwanda, akaba ari Grace Ingabire. Mugira amahoro y'Imana, murare haryana.